Muraho neza, mwiriwe neza, abanyarwanda, abanyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, turabaramukije turabasuje amahoro y'Imana bane namwe. Yitwa Prosper Nkomezi ndetse n'umusheri we, umugore we amaze kurushinga witwa Aretina. Ubukwe bwabo abantu benshi cyane bari babutegereje ariko ntabwo bwabereye mu gihugu cy'u Rwanda, bwabereye hanze y'u Rwanda. Ese ni ibiki byaranze ubu bukwe? Ubundi Prosper Nkomezi ni muntu ki? Ese Retina ni muntu ki? Ese bamara igihe kingana iki bakundana bajya mu rukundo muri relationship? Ko buriya ntabwo wakundana n'umuntu iminsi 2 cyangwa 3 ngo uhite utangira kumubwira imishinga y'ubukwe, ahubwo nuko muba mumara igihe kirekire kugira ngo mwese mwimvanemo. Nagupropoza wemere, nakubwira ati ndagukunda, nawe utegereze umubwire ngo nanjye ndagukunda. Aho ngaho niho urukundo rutangirira, rugashora imizi, rukabagarirwa, and then rukazaza kugera ku ndunduro aho mwese musanga mwakoze ubukwe. Ngayo nguko rero katubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndababwira ngo mukomeze gukora subscribe cyangwa se abone ku bantu bose bumva rw'ikinyarwanda, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bibasiga. Njye muba muri kubana harimo abanzi n'abatanzi, ariko nta kibazo, nanjye ndabakunda mwese mu nkunda. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu muba muri gukora, nubwo yenda ureba ukabona ntabwo bimeze neza, ihangane, umunsi umwe bishobora kugenda neza nawe ukisanga uri guseka. Nubwo uyu munsi uri kurira ariko humura, ushobora kugenda neza ukisanga uri guseka. Ntugacike intege y'ubuzima uri kubona, ntukiganyire. Ubuzima bubi buraza, ubundi bwiza bukaza, ariko jya uharanira kwishima, useke, kuko buriya iyo usetse Imana nayo niho ihera ivuga ngo umwana wanjye arakomeye. Ngayo nguko rero. Ubundi amazina tumuziho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni umuhanzi w'indirimbo za gospel, umuhanzi wo kuramya Imana, wo kuramya indirimbo ndetse no guhimbaza, ubwo turavuga gospel. Tumuze mu gisate cya industry ya gospel, niho akunda gukorera music ye. Prosper Nkomezi ni umunyamurenge wavukiye mu misozi miremire ya Masisi, mu burasirazuba bwa DRC muri Congo. Tubazi cyane nk'abanyamurenge, abanyamurenge cyane bavukiye Masisi, turabasuhuje kandi tubifuje gukomeza kubana natwe mukurikirana iyi video paka irangiye. Prosper rero Nkomezi tumuze mu gisate cya industry muri gospel, aho aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kera abantu benshi bari bazi yuko yashatse ari umugabo, cyangwa abandi ku mbuga nkoranyambaga bakaba bazi yuko yigeze gukundana na Miss Muheto Divine, ariko bari inshuti. Hari agafoto katrendinze, video ya trendinze ijya hanze, abantu benshi bavuga ngo Prosper Nkomezi ari mu rukundo na Miss Muheto Divine, ariko bwari ubushuti. Baranamibubajijeho, hari ikinyamakuru cyayimubajijeho, inyarwanda.com cyangwa inyarwanda, imubaza uburyo yaba akundana na Muheto Divine, arashyiraho umukira avuga ngo ni inshuti yanjye, ariko abantu ku mbuga nkoranyambaga bari bazi yuko bakundana. Prosper rero Nkomezi ntabwo haciyemo iminsi yahise atwereka umukunzi we, ubwo yamuporopozaga akamwambika impeta ya fiançailles. Nibyo nababwiraga ngo buriya iyo ugiye mu rukundo urujyamo wese ntabwo usigariza mugenzi wawe. Iyo mwese mufatanyije urugendo mugafatanya gukunda, mwese muba mwishimye cyane. Rero niho yaje kwambika impeta umugore we, abantu benshi batangira kuvuga ngo Miss Muheto Divine aramwanze, bigenze gutya, ni gute amwanze, ese kubera iki abikoze kuriya, ariko yashyizeho umucyo avuga ngo yari inshuti yanjye bisanzwe. Rero yaje kwambika uyu mukobwa mwiza w'ikizungerezi witwa Retina, wabaga mu gihugu cya Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho Retina yabaga, ariko n'ubundi barakundanaga, urukundo rwabo ntabwo rwahagaze, barakomeje barakundana. Niho rero yaje kumwambika impeta ya fiancé, abantu benshi batangira kuvuga ati Prosper Nkomezi araporopoje, ari hafi gukora ubukwe. Ntabwo byahitinze cyane kuko n'ubundi ubukwe ntabwo bwabereye mu Rwanda, bamwe bavuga yuko bwabereye hanze. Mu Rwanda abantu benshi cyane bo muri gospel barabakurikira, rero abandi bakavuga ngo ubukwe buzabera hehe, bamwe bakibaza nti se buzabera hehe, abandi bati ko ubukwe tutari kububona bigeze hehe. Ariko nagira ngo mbatangarize yuko ubukwe bwagenze neza, ubukwe bwabaye bwiza cyane, amafoto muri kugenda muyabona ku mbuga nkoranyambaga, ndetse natwe twifuze kuba twababwira ukuntu ubukwe bwagenze. Habanje umusango muzi mwese wo gusaba no gukwa,
ubwo nibyo twita gusaba no gukwa, hajyaho introduction wedding, hajyaho gusezerana imbere y'Imana mu rusengero. Gusaba no gukwa byagenze neza kandi abantu bose bari bahari barishimye nk'uko muri kugenda mubibona, amafoto ari kugenda abibagaragariza. Retina ni umwana mwiza cyane nawe ukorera Imana. Bamwe bagiye kuvuga ngo se bagiye gufatanya kuzajya bahanga indirimbo, bafatanya kuzajya bavuga ubutumwa bw'Imana. Ariko mu minsi yashize twabonye Prosper Nkomezi yagiye muri Isiraheli, aho yagiye yerekana aho Yesu yababarijwe, hahandi abigishwa ba Yesu babaga bari hose araherekana. Isiraheli ni igihugu tuzi yuko twese ari igihugu Yesu Kristo yababarijwemo, ndetse yigishijeho n'ubutumwa bwiza cyane. Ubwo rero Prosper Nkomezi nawe yagiyeyo. Bamwe baravuze ngo bagiye gufatanya music, abandi bavuga ngo bagiye gufatanya umurimo w'Imana, ariko byaba ari na byiza cyane gufatanya umurimo w'Imana, bose bagakorera Imana, kuko gukorera Imana ni byiza kandi cyane. Nk'uko Papi Claver ndetse na Dorcas bajya babikora, niko nabo bavuze ntise niko bagiye kuzajya babikora. Turabitegereje kandi tubiteze amaso, niba bikora bizaba ari byiza cyane. Ngayo nguko rero ubukwe bwa Prosper Nkomezi uko bwagenze neza cyane, abantu baritabiriye, abantu baburebye, bwari bwiza cyane. Ntabwo bwanyuze kuri live cyangwa tuvuge ngo bwari kunyura kuri channel ye ya Prosper Nkomezi tumuziho, ntabwo bwanyuze kuri live. Abasitari benshi cyane dukunda kubabona banyuza ubukwe bwabo kuri live, ariko kugira ngo abakunzi babo bakurikire barebe ibihangano byabo cyangwa barebe uko ubukwe buri bugenda, ariko kenshi bikunda kubera mu Rwanda. Rero ntabwo wajya gukorera ubukwe hanze, ngo bibaho biranashoboka, ariko ntabwo ariko byagenze, ntabwo babushyize kuri live. Ariko ubwo bwagenze kose bwari bwiza cyane kandi bwagenze neza, abantu benshi barishimye. Ngayo nguko rero ndagira ngo mwese muraje ikiganiro kandi mugikunde, bigende neza cyane. Utundi dukuru tujya tubona tuzajya tubagezaho. Murabizi yuko twebwe tutajya ducika intege, duhora turi maso, duhora twifuza kugira ngo abantu benshi babashe kubona amakuru agezweho kandi amakuru ku gihe, kuko biba ari byiza cyane gusetsa abantu, ukababwira ibintu byiza, ukababwira amakuru agezweho, n'abantu benshi bishima kurushaho. Rero niba wishimye, siga agatima aho hasi muri komanteri cyangwa utere like uvuge yuko ikiganiro cyakugezeho kandi wishimye, usanze ari cyiza cyane. Amahoro y'Imana abane na mwese mudukunda, ubumuntu bw'Imana bubane na mwese. Njya nkunda kubwira abantu ngo ubuzima urimo aka kanya bushobora guhinduka, ariko buhindutse ufite iki? Buhindutse wageze ku ki? Buhindutse witwaye ute? Ikintu cya mbere ni ugusenga kandi ukitwara neza. Ngayo nguko rero umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe.